Wala mudogo. Mudogo wayi. Katugutanwa amacumu gacana intebe zo mu nzu. Ntagufite? Utamfite kuko wewe mu mutwe uri tete vide. Nta kindi cyo kumufasha. Ko mukuvuga ko washyushye uri murashaka washyuye kugira ngo umutwe ko mukongore sida special we ntwara abamenye. Aci. Ya. Mavenge. Ubona uba wahageze. Mudogo bimeze bite? Niko sha. Data we. Ubwo muri mwe hari uwuzuje imyaka 18? Oya. Ibi byana byanze n'ishuri. Nta soni. Nani kwebwe twara. Mudogo rwose akazi karakora. Umurangiza. Kwishuri. Ase mudogo. Kubona wirukanye abakiriya ndakina nawe. Ariko weho nta nubwo bigutera isoni sese. Abana batarageza ku myaka 18 bemerewe gukina imikino y'amahirwe. Ariko mudogo uzi kusetse. Bariya na abasaza, bariya se abana bafite imyaka 30 burabuka bakuriye mu rugo. Mavenge. Ibyo ntabwo twabyumvikanaho n'ukuri. Nari nzi kuri umuntu utekereza ugashyira no mu gaciro. Mudogo reka nkubwire. Hari ikintu utazi. Utangiye gushidikanya ku bushobozi bwanjye. Ngiye nakugira inama ku rwego rw'isi. Mavenge, jya ushishoza ziriya ni inshuke. Wakagombye kubagira inama ahubwo akaba ari wewe ubakebura. Jya ushishoza Mavenge. None se ahubwo nkubaze. Muri uno mudugudu uramutse utamfite njyewe Mavenge nseko. Urongeye. Nta nubwo wewe wabasha kuyobora n'urugo rumwe. Jya wemera ko ubwenge bwanjye aribwo butuma ubasha kuyobora uwo mudugudu. Ubugabo butisubiraho bubyara ububwa. Bubyara iki? Bubyara ububwa. Ubusanye afite umurizo. Jya wemera gukosorwa. Jya wemera gukosorwa. Arega niko nukumve kuko buri mudugudu wumva ko uri ku rwego rwa hejuru watumbagiye. Hari ikintu wibagiwe ubundi. Nje mfite ubwenge bwinshi ndashaka kukugira inama kubyo uzava kuri mudugudu ukaba gitifu w'umurenge ukazaba meya nyine ku rwego rw'isi. Mavenge ndumva dukomeje kuri ibi ngibi nta nawe twagiye. Kamwihorera aho. Nta kibazo noneho nyibwiriro icyari gitumye unampamagara. Nese abagore barwanye mu mudugudu urabazi. Ahubwo buri aho ngaho uzenguruka. Nababwirwa n'iki kari weho wigize Kanyarugendo. Ngo iki? Ngo Kanyarugendo. Mavenge igihugu urashaka kuzakimaza amaguru. Reka tubyihurira ahubwo se ubundi reka ngwira icyo naguhamagariye. Urakoze nicyo numvaga cyakagombye kuza mbere y'ibindi. Buriye ejo bundi turi kumwe buriya ukoze hasi unyibutse ibuye. Buriye ejo unyibutse wa mukobwa bita ngo ni Ange. Buriya naraye mutekerejeho rero kuri bwa bwenge bwanjye uzi nyine ku rwego rw'isi. Reka ngiye buranabonaga byarangiriye hari. Ubwo tugomba kumubyaza umusaruro. Ngo umusaruro bikomeye cyane, umusaruro bikomeye cyane. Guteze ku buryo ubundi ngewe ubwenge bwanjye bwinshi mfite burenze ku ijana, mfite nko ku 150. urimo kumpindira. Shaka kukugira inama ku buryo uzaba namenye kuko uzayobora iki gihugu. Uziranye n'umuntu z'ubwenge uhambaye nge narize. Ndabyumva Mavenge. Ngaho bime neza ubwo uri kunindira. Uriya mukobwa ugomba kumubyaza umusaruro. Gute nkawe mudugudu uyobora uyu mudugudu wa Ndorerezi Intwari. Umwana nk'uriya umeze neza.
cyamuryaho firenze hakujya umenya ubwenge. Ako kana Sinabikubwiye se ubu utekereza nk'ihene uva mu mandazi peti. Uzi ko wagira ngo uri umwana kandi uri umusaza. We narabikubwiye, we mu mutwe uri tete vide, jya utekereza kabiri wa murezi. Ziko wagira ngo kuba wagira ngo uyu mudugudu uyoboza ikibuno nta mutwe ugira. umva amavenge uranshimishije. Nje banyita amavenge nseko. Reka kwikinisha, zana inkoni y'abandi. Barakubeshye sha. Zana inkoni uze tugende njye kukurigurira n'akantu sha, umbwiye ibintu byiza. Anje ni wowe Mudugudu we. Nkibona ko wanshatse. Ntisenza nihuse nta n'ikintu nkoze mu rugo. nkunze ukuntu nawe ukora nibakwe. Nanjye rero ukimara kunyemerera ise numva yuko hano ariho ngomba kugutegurira nkakwitaho ikibazo cyawe kikava mu nzira pe. Nanjye ntisenza rero ngo umbwire icyo utekereza ku kibazo cyawe. Anje ngiye kukubwira inkuru nziza. Aruzi yuko dosiye yawe ubu narangije kuyishyiraho umukono, ubu ndetse iri hafi kugera ku karere. Inka ngiye kuyibona. Mudugudu ngiye kubona inka. Ahubwo gutegura n'abashumba. Yambwiza kuri waba ndabizi ikibazo iyo nakigiyemo neza mudugudu ngiye ndizeye. Iyi kibazo nakigiyemo neza ngiye mudugudu mba nzi neza ko igisubizo ari okay. Mudugudu urakoze pe. Urakoze Imana igumugisha. Ubu nangiye kubona inka. Abana banje bajya Mudugudu urakoze gusa nta kindi sinabone cyo nkwitura ariko nyine byonyine Imana iguhumugisha. Anje tubuza. Uko nuko akakwiriye kunshimira. Nese ngira nte Mudugudu. Ko nanjye nta yindi nka mfite ngo nyiguhe. Basi nibyara nzakuziturira. Iyo mba mfite yindi nka nanjye rwose ntoya nari kuyiguha. Anje umva mu muco nyarwanda iyi misa ya misa ntisabiri nk'igisigati. Nawe ntago uri umwana uzi icyo bishatse kuvuga. Mudugudu ndabyumva. Urabizi nawe njya kuza kugutakira nyamuneka nkeneye nk'akamira abana suko hari aho nari nabonyeho gukura amata ngo mbaye. Iyo ngira icyo ngira ntanjye nari kukiguha. Ariko rwose mbabarire wihangane gusura koze iyo nkari sari kutuza. Wikwira kuvuga byiza ahubwo ubu ngubu utangira unyegere gahoro gahoro. Tuganire ntabwo ibyo ngibyo ari byo byihutirwa, tuganire twicaye nk'abaziranye. Kwegerana se ubundi. Anje cy'ubu umukobwa w'umunyakigara ariko. Kiss me. Ngongari reka. Kiss me please. Mudugudu hoya rwose. Ariko Anje uburenze ungana utya nta muntu urakubwira ngo musomane. Ibyo ndabyumva ariko ubu tuvugana ntabwo ari byo byanzanye aha ngaha. Ubu tuvugana naje kwisabira inka ngo njye nkamira abana, ntabwo naje kureba kisi. Anje nawe uri njyewe. Oya byakubaho. Oya byambaho wicaranye n'umwana ukeye nkawe, ureba neza nkawe, useka neza akaberwa. Seko nziza. Ariko seko nziza Mudugudu. Sinzi impamvu ndi kukwegera. Oya tuganire tutegeranye. Bicaraho nanjye mbe niciye tuganire nta kintu bitwaye. Anje kandi urimo gutuma numva ariko gihe umuntu mukuru. Oya n'ubundi sindi umwana ndakuze bihagije. Mudugudu ibyo bintu rwose ubumbwira amaje kubihaga. Ibyo bintu nkuru wa mbere unshutse kuba naje gukaka serivisi ko wampa inka ikajya nkamira ntabwo ari byo wanzanaho ibyo ngibyo. Serivisi nkwaka inka ni iya leta, wabimfasha nka Mudugudu nkabona inka, ariko ntabwo ari nk'ugiye gukora mu mufuka wawe ngo uyime. Abantu bashukana nka Mudugudu rero bahari benshi, ntabwo uri uwa mbere waba unshutse suri n'uwa kabiri. Iyo ndirimbo narayumvishe kenshi maje no kuyihaga. Mwiriwe Mudugudu. Erega ni njyewe.
njyewe rega. se ni weho mavi Njyewe. kuntu kinteye ubwoba gusa Njyewe. Anyita amavenge nseko. Bimeze biteze. cyenda wacyanawe Cyangwa hano shombwire mbwira ndabona wikuye menya. Mudugudu ntumenya wakoze umuti. ndi kumwe na wa mwana Ngo na wa mwana. Si umwana ufite ibere ringana kuri uriya n'umwana kwajya umenya ubwenge. Byaciyemo se. kwicecekese mani umwana yangoye byanze ndakora akajugunya nabuze aho mpera Nyagasani mana. Mudugu uransengereza urambaga uranyica nkumva nakwica. Gute uyobora umudugudu ungana gutya. Umwana ungana kuri akakunanira. Ubundi se wabigenzura. byumva nyine namubwiye ko ntari mwiza mwizeza ibitangaza yuko ibintu byagiye mu buryo ariko nyine ntabwo aranyemerera ko mukoraho reka da ndetse nanamubwiye yuko yamenye n'icyo nshaka muri make ariko ye ngo ntabishaka Yumvira ko kumwana. Ibyo ngibyo wereka umuntu ugiye kugenda ukabigenza bigahita bicamo. Ngiye uranzi ngiye soze ko nawanyita. Ngiye wanyita amavenge nseko. nanjye kuri ubu ngubu nibyo nkeneye Ngiye kugira inama. We kugenda ufata umwana sibyo. Wirinde nyine ibintu byo kugenda dukora ku mabucyo n'ibibi. Hira ku mutwe ukabakwiye kuma umwana umwiyegereza. Aratangira nyine yumva atangiye kugenda kwegera. None kwegera ku mabere gusa nyine hamanuke. Ngiye banyita amavenge ibi ngibi byose mba mbizi mfite experience. N'urangiza ubona yamaze gutwarwa. Fata umwana mukuru gutyo umwiyegereza. Biki? Wirinde ibintu by'ubwoba. Irinde gupanika. kubita imfubyi wiyibwiriza kuri Genda. nawe genda Genda ko bigenda.